turabasuhuza kandi tubaha ikaze kuri Philohope. Twizere yuko muri amahoro. Tugiye kurebera hamwe itandukaniro hagati y'ijambo ubwenge n'ijambo ubuhanga. Ese bitandukaniye he? Ni iki kirusha ikindi muri ibyo byombi? Kubera iki? Ni ikihe gikomeye? Ni ikihe gifite umumaro kurusha ikindi? Ese kugira byombi ni byiza? Ese ni ngombwa? Ese ni itegeko? Ese uramutse uhisemo kimwe muri ibyo ni ikihe wahitamo? Aho niho iki kiganiro gishingiye, niho izi mpuguro zishingiye. Ntabwo zishingiye gusa mu kureba itandukaniro cyangwa se igisobanuro cy'ayo magambo, ahubwo izi mpuguro zishingiye mu kumenya ngo dusobanukirwe cyangwa se hejuru yo gusobanukirwa aya magambo icyo avuze, ariko tunamenye icyo dukwiye kuyakoresha n'igihe tugomba kuyakoreshamo. Tumenye iryo dukwiye guhitamo cyangwa se niba byombi twabihitamo, ni ryari twabihitamo, ni ryari byatugirira umumaro, niba twahisemo iri ngiri ni ryari ridufitiye umumaro, kandi atari twe twenyine ahubwo n'abandi cyangwa se sosiyete muri rusange. Hakunze kubaho kwitiranya aya magambo yombi, umuntu akavuga kimwe ariko ashaka kuvuga ikindi. Kugira ngo tugerageze gutandukanya ibi byombi turifashisha amagambo yo mu rundi rurimi. Ariko mbere y'uko twinjira muri iki kiganiro neza cyangwa se twinjiramo mu buryo busa naho burambuyeho gato, twagira ngo tuguhe ikaze by'umwihariko wowe uje kuri Philohope ku nshuro ya mbere ukaba utarakora subscribe, tugusaba ngo uyikore kugira ngo impuguro nziza Philohope ijye igeza ku bayikurikira nawe ube muri abo ngabo, bijye bikugeraho, yaba amakuru ya ngombwa y'ingenzi ayo Philohope bayaguhitiyemo, yaba impuguro, zaba inyigisho, nawe bijye bikugeraho. Ntusoze kino kiganiro udakoze subscribe. Ijambo ubwenge mu rurimi rw'icyongereza bakunze gukoresha ijambo wisdom. Wisdom ni naho tugira ngo turebere hamwe, turaza kubisobanura neza ntimugire ikibazo. Hakaba ijambo ubuhanga. Ubuhanga ubundi ni nk'aho ari intelligence. Reka duhere ku ijambo ubwenge. Ni kenshi uzumva abantu bavuga ngo runaka ni umunyabwenge, kuko ari umunyeshuri mwigana akaba uwa mbere mu ishuri cyangwa se akaba aza muri batatu ba mbere mu ishuri, uwo yitwa umunyabwenge. Benshi ni uko bamwita. Kanaka ni umunyabwenge. Umuntu uzi imibare myinshi, uriya ni umunyabwenge. Umuntu uzi siyansi akayitsinda n'amanota yo hejuru ni umunyabwenge. Umuntu uzi indimi zo hanze cyangwa se izindi ndimi zitari ikinyarwanda, uwo akaba umunyabwenge. Niba avuga neza icyongereza, uyu ni umunyabwenge. Niba avuga neza igifaransa, uyu ni umunyabwenge. Ariko ibyo si byo. Ntabwo ubwo ngubwo ari bwo bwenge. Turaza kubasobanura neza mu gihe gitoya, mu mwanya mutoya uri imbere, turaza kubasobanurira neza ubwenge icyo ari cyo, umunyabwenge uwo ari we. Ntabwo ari uwo nguwo. Ijambo wisdom risobanura ubwenge rigizwe n'amagambo abiri. Ijambo wis bivuze kureba, kumenya, to see, kureba, mbese ni nko kureba ukareba ikintu ukamenya ngo iki kintu kivuze iki, gisobanuye iki kintu. Ni ukureba, ni nko guhumuka, mbese mu yandi magambo kureba. Ijambo wis ririmo imbaraga zo guhitamo ukamenya ngo muri ibi bintu bibiri ndahitamo ki, ndeke kiriya. Ibyo biri muri wis. Tujye muri dom. Dom bisobanuye gukora amahitamo akwiriye, gufata icyemezo gikwiriye, gufata icyemezo kizima. Nicyo dom bisobanuye. Urumva rero wisdom ubishyize hamwe icyo bisobanuye iki? Bisobanuye kumenya, ukamenya icyiza, ukamenya ikibi, ukamenya kubitandukanya, gusobanukirwa ibirimo kuba, ukamenya ukuri buhitemo icyo ugomba gukora n'icyo ugomba kureka. Kubona abantu barimo gutukana, barimo kurwana, ukagerageza kumenya impamvu yabyo
ukagerageza guca urubanza rutabera, ukurikije uko ibintu byagenze, ukurikije ibintu uko wabisobanuriwe, ugakora icyo bita good judgment. Iyo ni wisdom. Wisdom igufasha kwimenya, kumenya uwo uriwe, kumenya uko witwara utabangamira abandi muri sosiyete. Iyo ni wisdom. Wisdom igufasha kumenya umuntu mukwiye kugendana n'uwo mudakwiye kugendana. Wisdom igaragaza ko ukuze mu buryo bw'imitekerereze no mu buryo bw'amarangamutima, ibyo bakunze kwita kuba mature cyangwa se maturity cyangwa se maturité. Umuntu uri mature ni ukuvuga ngo ni umuntu ufite gukura muri we bitari mu myaka. Turabyitiranya kenshi, umuntu yageza mu myaka 50 cyangwa se hejuru yawo 55 cyangwa 60, batuye umuntu ni wise, afite wisdom, ngo kuko ngo amaze imyaka myinshi ku isi. Si cyo bisobanuye, kuko hari abantu bageza kuri iyo myaka kandi bakora ibidakwiriye, bageza muri iyo myaka bateranya imiryango, bagera muri iyo myaka bangana, bafite inzangano muri bo, bagera muri iyo myaka muri makeya bangiza ibintu, basenya ibintu byubatswe, badaharanira cyangwa se badashaka amahoro, kandi bari muri iyo myaka tuvuze. Ariko ugasanga umuntu uri mu myaka 25, 30 ni umuntu uzi gukora igikwiriye, ni umuntu ufasha abandi, ni umuntu ugira inama abandi, ni umuntu uharanira amahoro, ni umuntu uharanira ubumwe, yaba ari mu muryango arimo, yaba no mu nshuti, yaba muri community arimo, muri sosiyete muri rusange. Murumva rero ko biratandukanye. Ntabwo bijyana n'imyaka y'amavuko, ahubwo bijyana n'iyo miterere yawe yo guhitamo gusobanukirwa igikwiriye kandi ukagikora mu mwanya ukwiriye. Iyo niyo wisdom. Umuntu umeze gutyo aba ari wise. Umuntu umeze gutyo ni umunyabwenge. Ubwo ni bwo bwenge. Kabone niyo mu ishuri wabona amanota 67, ushobora kwitwa umunyabwenge wabonye amanota 90%, akaba umuhanga ariko atari umunyabwenge. Ibi bitujyanye nanone ku ijambo umuhanga cyangwa se ubuhanga, intelligence. Hano harimo isano n'ijambo intellect. Intelligence, intellect. An intelligent person, umuntu w'umuhanga. Ntabwo kuba umuhanga bisobanuye kuba umunyabwenge. Ubuhanga ni iki? Ubuhanga ni ubushobozi bwo gusesengura no kumenya ikintu mu buryo bucukumbuye, ikintu kiri specific, ikintu gifite umwihariko. Ndatanga urugero. Ushobora kuba umuhanga muri mudasobwa, computer, ukamenya uko ordinateur ikora, ukamenya imiterere yayo, ukamenya ziriya nsinga ziba zirimo zisobekeranye icyo zimaze, ukamenya amagambo arimo, ukamenya porogaramu zirimo, ukamenya biriya byose uko ikora. Ubwo ni ubuhanga. Ari umuntu umenya ziriya porogaramu za Microsoft, akaba azi kwandikisha neza cyane mudasobwa akoresheje za Word, akoresheje Excel, akoresheje PowerPoint n'ibindi, ugasanga abifitemo ubuhanga buhanitse, akaba abizi cyane ndetse akaba yanabyigisha. Uwo ni umuhanga. Ntabwo ari umunyabwenge muri computer, ni umuhanga muri computer, muri mudasobwa. Azi izo porogaramu za mudasobwa nuko zikora. Hari uwize IT, akaba azi guhuza za mudasobwa mu buryo bwa internet, akazihuza, agakorera ikigo runaka, akaba ari ushinzwe ibintu bya IT muri icyo kigo. Uwo ni umuhanga. Ntabwo bisobanuye ko ari umunyabwenge muri iyo domaine, ni umuhanga muri iyo domaine ya IT. Ndabaho urugero, ariko urwo rugero wenda ndaza kurubaha nyuma, maze kubagezaho imirongo imwe ndibuze kubasomera mu kanya. Ariko reka ngire icyo mvuga ku muganga. Umuganga nawe ni umuhanga. Nta muganga ubaho uvura indwara zose zibaho ku isi, ntawe ubaho. Impamvu atanabaho, nta nubwo yanabyifuza, ntibyashoboka, kuko ntabwo yabona imyaka afite yo kwiga ari ku isi ukurikije iyo azamara kuri iyi si. Ntabwo iyo myaka imwemerera kwiga ibintu byose bibaho ku isi ngo bikunde bijyanye n'ubuganga. Nakaziga uko babaga ubwonko,
kuko ubwabyo bifata imyaka itari mikeya. ntabwo aziga uko babaga igifu, ntabwo aziga uko babaga umutima, ntabwo aziga uko babaga amagufwa, ntabwo aziga uko babaga buri rugingo rwose rwo mu mubiri, buri ndwara yose, ngo yige kanseri icyo ari cyo n'uburyo kanseri ivurwa. kandi kanseri zirimo amoko atandukanye, hari iy'amaraso, hari kanseri y'umwijima, hari kanseri y'uruhu, n'izindi yo mu magufwa. Ibyo byose ntabwo yafata umwanya wo kubyiga ngo yige icyo bita internal medicine, ngo yige icyo bita general medicine, ngo abe mu specialiste w'umu neurologist, azajye kwiga ibijyanye na psychology, bijyanye n'imiterere yo mu mutwe n'ubwonko n'ibiki. Ibyo byose urumva ko ntibyakunda. Bisaba rero ko yiga kimwe cyangwa se bibiri bitewe n'umwanya afite, birumvikana na bwa bushobozi afite, kuko nabwo buba bufite aho bugarukira. nk'uko nabibabwiye, ntawe ugira ubushobozi bwo kumenya buri kintu cyose. Ariko dufate urugero ko uwo muganga ari umuganga afite ubuhanga mu kuvura indwara zijyanye n'igifu. uwo ngo azamenya ibijyanye na ulceri y'igifu, byose abimenye, ubwoya buba mu gifu, uko igifu gikora, amenye gukoresha bya byuma bireba mu gifu, akamenya ikibazo uko giteye, akamenya uburwayi uko buhagaze, akamenya imiti azakwandikira cyangwa se uburyo ashobora kubaga. Ibyo byose akabimenya, akakugira inama y'ibyo kurya ugomba kurya n'ibyo ugomba kureka. uwo nguwo ni umusipesiyalisite muri iyo domene. hari umuntu w'umushirurije, uri umusajoni, umuntu ubaga. hari ababaga indwara kugira ngo zimenyekane cyangwa se bazivure. yabonye uburwayi ubwo ari bwo, ariko birasaba yuko ari bukubage kugira ngo akuremo icyo kibazo kirimo. niba ari ikibyimba agikuremo, niba ari akandi kantu karimo kari kugutera ikibazo agakuremo, gutyo. uko ni ukubaga. uwo afite ubuhanga muri iyo domene, ariko nabwo kubaga hehe bitewe n'ahariho. wenda ni mu bwonko, wenda ni ku mutima. afite ubuhanga buri specific aho hantu. hariho n'undi noneho ubaga w'umusajoni cyangwa se w'umushirurgien, ariko we ukora ibyo bita chirurgie plastique cyangwa se esthétique, plastic surgery. abo ni babandi muzumva bakora bino bintu bya BBL. bariya n'abakora nyine chirurgie iri esthétique cyangwa se icyo bita cosmetic surgery. ni ukuvuga ngo ni babandi bashobora kukubaga mu nda bakagira hato, cyane cyane abadamu nibo bakunze kubikora, cyangwa se arabiyongeresha ikibuno kikaba kinini, cyangwa se bakareba uburyo bagufasha ku maboko, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se mu maso arabagira uburyo wenda ashobora kugabanyisha nk'amatama cyangwa se iminwa, arabayigira minini, arabayongeresha amabere. abo ni abakora cosmetic surgery. urumva ko afite iyo specialite muri iyo domene. uwo muntu ni umuhanga wo hantu. hari 100 nshaka kubagezaho kugira ngo dusobanukirwe neza iby'aya magambo abiri, tunamenye n'uburyo akora, tumenye n'icyo dukwiye kuyakoresha n'icyo dukwiye guhitamo. dusomye imirongo yo muri Bibiliya, ari umurongo uri muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5, haratubwira ngo, aho ni muri Bibiliya yera, haratubwira ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana, itishama, kandi azabuhabwa. umuntu ubuze ubwenge, mwabyumvise? hanyuma muri Bibiliya ya NIV, niyo mu Cyongereza, New International Version, ikoresha ijambo wisdom. ntabwo turi gusoma ayo magambo yose, ariko ikoresha ijambo wisdom. ubwenge, wisdom, murumva ko birimo guhura. umuntu ubuze ubwenge abusaba Imana. ariko ubu bwenge hano barimo kuvuga, ndagira ngo basobanurire yuko atari ubwenge bwo mu ishuri, atari ubwenge bw'imibare. aho ndagira ngo mubyumve neza. turaza kubisobanukirwa neza nidusoma iyi mirongo ibiri yonyine. dusoma uyu murongo uri mu Gutegeka kwa 2 ibice 32 umurongo wa 29. uravuga ngo, iyo baba abanyabwenge, baba bamenya ibi,
baba bitaye ku iherezo ryabo. Iyo baba abanyabwenge, nanone iyo ugiye mu cyongereza ho bakoresha ijambo wise. If only they were wise, bakoresha ijambo wise. Urumva ko ni ya wisdom n'ubundi ubwenge, wise ikaba abanyabwenge. Bishaka kuvuga iki rero? Ngo iyo baba abanyabwenge baba bitaye ku iherezo ryabo. Ntabwo kumenya imibare aricyo bigufasha ku iherezo ryawe. Ntabwo kumenya icyongereza hari icyo bigufasha ku iherezo ryawe. Nta nubwo kumenya igifaransa hari icyo bigufasha ku iherezo ry'ubuzima bwawe. Nta nubwo kumenya siyansi, kumenya ubuganga hari icyo bigufasha ku iherezo ry'ubuzima bwawe. Aha ndagira ngo tubyumve neza. Ahangaha ikigufasha ku iherezo ry'ubuzima bwawe ni iki? Ni ibyiza wakoze, ni ibyiza wakoreye abandi, ni ibyiza waharaniye, ni amahoro waharaniye mu muryango, ni amahoro waharaniye aho uba, mu kazi n'ahandi, ni iterambere waharaniye ko abandi bageraho, ni ibyiza wifurije abandi, ni ikibi warwanyije. Ibyo byose nibyo bigufasha ku iherezo ryawe. Ngira ngo hano turi kugenda tubyumva. Tujye muri Yobu ibice 28 umurongo wa 28. Haravuga ngo, maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Mukurikire neza, muce akarongo aho ngaho. Dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ugiye nanone mu rurimi rw'icyongereza baravuga ngo, the fear of the Lord, that is wisdom. Urumva ko harazamo rya jambo wisdom, ubwenge, wisdom. Ndagira ngo dutandukanye rero iryo jambo ubwenge n'ubuhanga, twe kujya tubyitiranya. Aha twinjiyemo rwose, aha turi mu mpuguro hagati rwose, ahubwo turi mu kanya turimo gusohokamo dusoza. Inyigisho twazinjiyemo tuzirimo. Murumva ko ubwenge butandukanye n'ubuhanga. Reka dusubire kuri cya kindi cy'ubuganga nigeze kubasezeranya. Hari umuganga nigeze kumva amakuru ye. Umugabo wari umuganga mu gihugu kimwe mu bihugu by'ibiyaga bigari. Yari umudokita w'umuhanga wize iby'ubuganga. Ngira ngo yarabagaga, sinzi ibyo yabagaga, ariko muri makeya yari umuhanga, yari yarize ubuganga. Uwo mudokiteri yavuraga abantu rwose barembye bagakira, byari bizwi, yarazwiho ubuhanga muri makeya. Ni nka kwa kundi uvuga utuye umuganga ni umuhanga muri iki kintu. Ariko umudokiteri yari umusinzi uteye ubwoba, yari umusinzi wo ku rwego rwo hejuru. Yarasindaga cyane ku buryo yarageze no ku rwego rwo kuba reka nkoresha ijambo kwinyarira kugira ngo byumvikane neza mu myenda, kuko abo bantu babaho murabizi, asinda akagera ku rwego rwo kuba yakwisobaho ntanamenye nuko byanagenze, wenda akaba yabimenya nyuma ariko byarangiye, kubera ko inzoga ziba zabaye nyinshi mu mubiri zikamuganza bikarenga. Urumva ko uwo muntu ni umuhanga ariko si umunyabwenge, kuko iyo aza kuba ari umunyabwenge yari kwirinda ubusinzi. Aho ndagira ngo tubyumve neza rwose. Iyo aza kuba ari umunyabwenge yari kwirinda ubusinzi, aba yarabwirinze. Ni nayo mpamvu hano bavuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Umuntu wubaha Imana ntabwo aba umusinzi. Umuntu wubaha Imana ntabwo yica abandi. Umuntu wubaha Imana ntabwo agirira nabi abandi ngo abahemukire. Umuntu wubaha Imana arangwa n'urukundo. Ndagira ngo rero aha hantu tubasobanukirwe neza. Ushobora kubuza imibare myinshi pe, geometry uri umuhanga, algebra uri umuhanga, ibijyanye n'imibare rwose urabyumva cyane cyane cyane, za formule nyinshi wazifashe mu mutwe, uri umuhanga bizwi, yewe uri n'umwarimu wigisha imibare. Ariko ibyo ntabwo bihagije ngo ube n'umunyabwenge. Kuba umunyabwenge rero umuntu niwe ubihitamo. Ushobora
gukura ufite ubwo bwenge bibaho. Hari abantu bagira ubwo buntu niba ariko twabyita, cyangwa ayo mahirwe, agakura yisanga afite ubwenge, azi uburyo akora ibintu bye, azi uburyo abaho, azi uburyo abana n'abantu. Ibyo bibaho. Ariko nanone hari n'undi muntu uba udafite ubwo bwenge ariko agahitamo kubushaka, agahitamo kubugira. Ubushaka gute? Ubusaba Imana. Twabyumvise, hari aho twabisomye muri Yakobo igice cya 2:5. Ubuze ubwenge abusaba Imana, ngo Imana iha abantu bose itimana. Ntabwo Imana yimana ubwenge. Ubwo ni uburyo bwa mbere ushobora kubonamo ubwenge. Ubundi buryo ni ukwigira ku bandi babufite, ni ukureba ibyo abandi babufite uko babukoresha. Ba bandi bafite icyo bita attitude nziza, positive attitude, uko bitwara, abantu bafite imyitwarire mizima, uko bitwara muri sosiyete. Ba bantu bari wise, bafite wisdom, ba bantu bagishwa inama, ba bantu abantu bareba bakavuga ati uyu muntu ni intangarugero. Urabegera ukamenya impamvu nyine ari intangarugero, ukagira icyo ubigiraho. Kugira ubwenge bisobanuye iki? Bisobanuye kugira indangagaciro. Indangagaciro zikiza ubupfura turazizi. Ubundi ijambo indangagaciro mu Kinyarwanda, buri ugiye kureba neza, ugiye mu rurimi rwa Bibiliya, wasanga ari za mbuto z'Umwuka Wera. Kugira neza, kwifuriza abandi byiza, n'ibindi n'ibindi. Kugira ubuntu, kugira urukundo, gufasha. Za mbuto uko uzizi ni ibintu bijyanye. Uko niko kugira ubwenge. Iyo bavuze ngo kanaka ni imfura, ntago baba babivuze bashingiye uburyo asa, babivuga bashingiye ku byo akora. Ubwo nibwo bupfura. Uyu ava mu muryango w'imfura. Imfura ubundi ni ibikorwa. Imfura ubundi ni ibyiza ukora. Imfura ni ibyo ugaragariza abantu. Ni nabwo bwenge, birajyanye n'ubwenge. Ndatekereza yuko kugeza ubu murimo kubyumva, none turimo kugana ku musozo, ngira ngo rero biragenda bisobanuka. Ushobora kuba umuhanga ariko ukabura ubwenge. Umuririmbyi yararirimbye, ariko yaririmbye amagambo yavuzwe n'umunyabwenge. Ayo magambo aragira ati: science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ngo ubumenyi butagira ubwenge, butagira umutimanama, ni ukurimbuka k'ubugingo. Icyo bisobanuye ni iki? Ubuhanga, umuhanga ni umuntu ufite ubumenyi mu kintu runaka. Umuntu w'umuhanga ni umuntu ufite ubumenyi mu kintu runaka. Umuntu utwara indege afite ubuhanga mu bijyanye no gutwara indege, kuko ntabwo ari buri wese utwara indege. Umuntu utwara indege ni umuntu waragiye mu ishuri akabyiga, akiga teori y'uburyo batwara indege, yarangiza akajya muri pratique. Kandi pratique ntago ahita ajya mu ndege. Pratique hari ikindi kintu cya simulator abanza kujyaho. Simulator ni ikintu baba barakoze ku buryo kiba giteye nk'indege. Ni indege rwose, nuko kiba kiri hasi, ariko iyo winjiyemo imiterere irimo ni indege. Muri cabin uko ibimeze, ya cabine ya pilotage uko ibimeze, hahandi abakapiteni babicaye, ya mabaton abarimo, byose naho ngaho. Iyo uvuye muri teori naho ngaho ugenda ukicara. Pratique naho ngaho ubanza kwikorera, ukazavamo noneho ujya mu ndege nyandege. Kandi nabwo iyo ugiyemo ntabwo uhita ujya kwitwara, wicara muko kandi gatebe kaba kari inyuma y'umupilote, ukabanza ukareba uko arimo kubigenza. Noneho ejo bundi ukazimukiramo, ukajyamo no ugatangira gutwara. Kandi kenshi utangira uri first officer, ni ukuvuga ngo uri mu copilote, uri nk'umufasha w'umupilote. Mu yandi magambo, ujya kuba captain bitewe n'amasaha wa flyings. Hari umubare runaka w'amasaha uzabanza gutwara kugira ngo bavuga ati uyu muntu afite experience ihagije, afite ubunararibonye buhagije, none reka tumugire captain, full captain w'indege. Burero bareba full captain nta nubwo bahembwa kimwe n'aba first officer, ntabwo bahembwa kimwe. Uwo muntu rero ni umuhanga. Uwo ni umuhanga kuko urumva hari inzira yaciyemo.
afata icyo bita ubumenyi bujyanye no gutwara indege. Umwinjiniya w'indege aba yarize ubumenyi bujyanye no gukanika indege, azi n'uburyo yashyira ipine mu ndege, mu gipine y'indege yatobotse. Ariko ntabwo uzambwira ngo uzafata umukanishi wo mu Biryogo, umukanishi wo mu Ngagara ukanika utumodoka twa Toyota Corolla, ukanika imodoka zisanzwe twa RAV cyangwa se ukanika za moto, ngo umufate ngo nawe ngo indege yagize ikibazo agenda yikanike. Uwo mukanishi w'imodoka afite ubuhanga mu gukanika ya modoka, ariko nagafite ubuhanga mu gukanika ya ndege. Ubwo nibwo buhanga, nimo kabyitiranyiraho n'ubwenge. Nufata umuntu w'umuhanga ukamwita umunyabwenge, uzaba urimo gupfobya ijambo ubwenge. Ubwenge ni ijambo rigari, ni ijambo rinini. Ahantu hagiye haba ibibazo ku isi bitandukanye, amahano ku isi, yaba ari mu bihe byatambutse, yaba muri iki gihe, ubugizi bwa nabi butandukanye, ntabwo bariya bose bakora ubugizi bwa nabi aba ari abaswa. Ndavuga mu buryo bw'ubuhanga. Bamwe baba ari abahanga, kuko nk'umuntu ujya gukora bombe akayitegura akayikorera, ariko agamije kujya guhitana abantu nko mu ndege, guhitana abantu ahantu bateraniye. Urumva uwo muntu afite ubuhanga mu gukora ya bombe, ariko ntabwo ari umunyabwenge, kuko iyo aza kuba ari umunyabwenge ntabwo aba yarakoze bombe ihitana abantu. Ahubwo bwa bwenge afite mu bijyanye na chimie, chemistry, mu bijyanye na physics, muri fizike, mu bijyanye n'ibinyabutabire n'ibindi, ubwo bwenge yakaba yabukoresha mu bindi bintu bifitiye umumaro isi. Ashobora kubukoresha mu gukora imiti ivura abantu, mu gukora inkingo zikingira abantu indwara runaka. Urumva ko abantu b'abahanga, abantu bafite ubumenyi mu bintu bitandukanye, ntabwo babukoresha kimwe. Bamwe bahitamo gukoresha bwa bumenyi nabi, abo bagumana bwa buhanga gusa muri cya kintu, bakabukoresha nabi. Ariko abafata bwa buhanga bakabukoresha neza, abo ni ukuvuga ngo baba ari abanyabwenge, baba ari abahanga ariko b'abanyabwenge. Bivuze ngo rero kubigira byombi ni akarusho, ariko uhisemo kimwe wahitamo kugira ubwenge. Ngira ngo turi kumvikana, kuko umunyabwenge utarize akoresha umuhanga, wa muhanga wize. Kugira ngo abe umuhanga nuko aba yarize muri cya kintu, agisobanukiwe. Umunyabwenge ashobora kumukoresha muri bizinesi. Umunyabwenge azagira bizinesi y'ibitaro, ashobora gutangiza ibitaro, ariko akazanamo abahanga b'abadogiteri bazajya bavura indwara zitandukanye. Ariko wa munyabwenge we yatekereje ko kugira ibitaro ari ikintu cyiza cyagira umumaro abantu batuye aho hantu, bakajya baza kwivuza. Uwo ni umunyabwenge. Ntabwo yabikoze gusa kugira ngo yunguke, ngo ndi kuvuga uwabikoze atagamije kunguka ku giti cye, ahubwo uwabikoze afite n'umutwaro kugira ngo afashe abantu b'aho hantu. Uwo ni umunyabwenge. Ariko kubera ko nta buhanga afite bwo kuvura abantu, azashaka abaganga, azaha akazi abaganga, azaha akazi abahanga. Ushobora rero kuba umuhanga ariko ukaba n'umunyabwenge. Ndabaha urundi rugero tukiri mu by'ubuganga. Nigeze kumva mu gihugu kimwe hariya muri East Africa, umuntu yigeze kutubwira ngo ni igihugu rwose kirimo, ni kimwe mu bihugu navuga bigerageza kuba biteyemo imbere ho gatoya mu by'ubuvuzi ugereranyije n'ibindi bihugu biri muri ako karere. Icyo gihugu uretse ko ibintu birumvikana bigenda bihinduka, ubwo ndi kuvuga mu myaka yashize, hashize imyaka ngira ngo irenga nk'itanu 7 aho ngaho, ngira ngo numvise ayo makuru ngo umuntu ajyayo kwivuza, yagerayo
bakamupima, wenda ari kubabara, bakabona nta kibazo afite, ariko muganga kugira ngo abone amafaranga akamubaga, urugero agafungura inda, kuko kubaga urumva ni nko gufungura inda, uretse ubu ngubu bagenda hazamo izindi tekinoloji bashobora gukoresha nk'akantu bakakajomba ahantu cyangwa bakagatereka ahantu bakamenya ikibazo ahantu kiri, bagakreyamo akantu wenda k'akenge gatoya, bakaba bagira ukuntu babaga umuntu, bigenda bihinduka. Birumvikana ko biterwa n'uburwayi ubwo ari bwo, ariko ikimenyerewe cyangwa se uko byari bimenyerewe mu bihe byatambutse ni uko umuntu bamubaga rwose bagafungura inda, bakarebamo imbere, bagakora ibyo bagomba gukora. Noneho ngo ibyo bitaro ibyo bakora, ngo baraza umuganga nyine akakubaga, bakafungura inda yawe, urumva n'ubundi ntabwo urwaye, hashira umwanya bakongera bakayifunga, ugatanga amafaranga. Kubera iki? Kuko icyo gihe iyo ari ukubaga wishyura menshi. Ibyo bintu niba koko byarabaye, kandi birashoboka ko bibaho, koko ibintu biba muri iyi si hari n'ibirenze ibyo, ngira ngo murabizi, ari nabo bafata muri icyo gihugu. Ahubwo mperutse no kumva n'amakuru rwose yuko byo banakoze na interview, aya mashene akomeye, imwe muri aya mashene akomeye ku isi, babaza abantu n'ibyo bitaro, barabifotora, babaza n'abaganga baho ngaho, ariko ari abantu ubwabo batanze amakuru ko bagenda bakagurisha ingingo zabo, bakajya kwa muganga bakababa udufaranga dukeya rwose, kubera ko bashonje, bagafata urugingo rwabo bakarugurisha n'abantu mu bihugu bimwe mu bihugu biteye imbere, cyangwa se bamwe mu bantu b'abakire bakeneye za ngingo, wenda bafite uburwayi runaka. Ariko reka nsubire yandi navugaga, wa muganga wafunguye yandi akongera akayifunga, ukagenda ukamuha amafaranga, ni umuhanga mu kubaga, ariko si umunyabwenge. Kuko iyo aza kuba ari umunyabwenge, aba yaritaye kuri iri jambo riri mu Gutegeka kwa 2:32-29 rivuga ngo iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Uwo ntabwo yitaye ku iherezo rye. Iyo aza kuba ari umunyabwenge, aba yitaye kuri iriya jambo riri muri Yobu twasomye 28:28 ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kuko ntabwo waba wubaha Imana ngo ujye gukora ikinyoma nk'icyo ngicyo, ujye guhemukira umuntu nk'uwo nguwo, umuteye inkovu bitari ngombwa, ugize wenda ibyo wangijemo byari bizima bitari ngombwa, umuteje ikibazo kitari ngombwa, umutwaye ibitari ngombwa, uramwibye, muri make umwibye amafaranga, uri umujura. Urumva ko icyo kintu ntabwo twakwita ko uri umunyabwenge, kuko umunyabwenge yubaha Imana, kandi umuntu ubaha Imana ntabwo yiba. Akaba ari naho dusoreje, tugira ngo tubasobanurire itandukaniro ry'ijambo ubwenge n'ubuhanga. Ntukarebe umuntu uwo ari we wese ngo umwite umunyabwenge, oya, uzamwite umunyabwenge ushingiye ku byiza akora. Niba ari umucamanza uca imanza, agaca imanza zitabera, uwo ni umunyabwenge, ni umuhanga mu by'amategeko, yego, kuko yari yayize, abona n'impamyabumenyi rwose y'amanota meza, bamuha ako kazi. Ntabwo bakamuhaye kuko batamubonagamo ubuhanga, bakamuhaye kuko bamubonagamo ubuhanga. Uwo ni umuhanga, ariko kongeraho ko aca imanza zitabera, atanga ubutabera bukwiriye, uwo muntu ni umunyabwenge. Ongeraho ko ari n'umunyabwenge. Ariko wa mucamanza urya amafaranga ya ruswa, akarekura umuntu w'umugizi wa nabi wagombye gukatirwa imyaka runaka, wa wundi urenganya wari ukwiye kurenganurwa, akagufunga azi neza yuko nta cyaha wakoze, uwo ntabwo ari umunyabwenge. Afite ubuhanga mu by'amategeko, ariko abukoresha nabi. Kuko abukoresha nabi bwa buhanga, si umunyabwenge. Mwakoze kubana natwe kuri Philohope. Musangize iki kiganiro abantu benshi, abantu barekeraho kwitiranya aya magambo yombi, ubwenge n'ubuhanga, bareke kubyitiranya. Ariko sinabura gusoreza kuri kano kantu ka ngombwa rwose, reka ngasorezeho ndakibutse mbere yuko nsoza. Tujye ku banyamadini,
abo twita ngo abakozi b'Imana, abantu bitwa ngo abakozi b'Imana bayobora abandi mu madini bafite amatorero, nabo dufitemo abahanga mu byo bita teoloji. Yize teoloji ni umuhanga. Teoloji ni ibijyanye n'ubumenyamana. Ubumenyamana biri mu iyobokamana, religion. Ubumenyamana ni teoloji. Teoloji ni siyanse yo kumenya Imana. Yize teoloji, ni umuhanga muri teoloji, ariko ashukisha abantu ibitangaza bitari iby'ukuri, ashukisha abantu ubuhanuzi butari ubw'ukuri. Ubwo ndi kuvuga ku babikora ko barahari. Akabeshyeshya abantu ibiterane kugira ngo abakuremo amafaranga, agategura ibiterane bitari ngombwa kugira ngo abone amafaranga y'abantu, ko arabasaba amafaranga yo gutegura ibiterane, bikarangira ya mafaranga akuyemo nka 1/2 akagishyira mu mufuka we muri gahunda ze, kandi amafaranga yasabye ari ayo gukora igiterane. Akabeshya abantu ibitangaza, akababeshya ibintu by'ubuhanuzi ngo iby'Imana yamubwiye yeretswe atari byo, yifashishije ijambo rya Bibiliya, kuko azi amaverse menshi cyane mu mutwe, arayavuga rwose umusubizo menshi, ariko ni umuhemu, arahemukira abantu. Barahari, ntabwo turi bujye gutanga ingero, bamwe murabazi, abandi baba exposed mu gihe cyatambutse, hari n'abazaba exposed mu gihe kiri imbere. Barahari. Icyo bisobanuye ni iki? Afite ubuhanga mu bijyanye na Bibiliya, mu kumenya imirongo ya Bibiliya, mu kumenya amateka ya Bibiliya. Ashobora kuyavuga rwose isaha, amasaha abiri agashira, ukavuga uti uyu muntu ni umuhanga. Yego, simbihakana, ariko si umunyabwenge. Niba ukora ibyo ugatandukanya imiryango, ntabwo uri umunyabwenge, uri umuhanga. Ikindi, ntabwo ubuhanga bw'umuntu bugaragaza ubwinshi bw'abantu afite. Umuntu ashobora kugira itorero ry'abantu, umuntu ashobora kugira itorero ry'abantu 100 akaba ari umunyabwenge, undi akagira iry'abantu 1000 ariko akaba atari umunyabwenge. Nawe nashaka gusoreza. Mugira amahoro y'Imana.